tutabwira umwana w'abakobwa ngo bagufashe nyine twe tuzabakora ushobora abakobwa bawe komande yanjye se we ntabwo ubazi ariko bakwandika bizi barakwirana baranasuzugurana ako bari icyo bazakora banana bikansi polisi we sena n'utuzo usanga ndakora wacyemezwe nasize umunyeshuri waramutse bagiye ndetse mugo
Mwanamtoneza? Makuru. Urayabona. Kenda jeneza. Sasa umeze nana. Chukunana bose muri umisi. Avuga kasubiza kandi ndimo wabo. Urumva nani? Musi nagutumye kwa prefe. Nabwo ibani. Wanomyeyo? Kwa prefe kwa tukajya kwisobanura. Wambwiye ngajayo. Kwa prefe. Vuba, nona, ndavuze. Nahano ho neza. Urinde utsohora. Inde. Timani gaseleke. Niba uri mwarimu ukora icyakuzanye kuko hano ntabwo wakwigisha ntabwo gusora umunyeshuri ari byo byakuzanye ukora icyakuzanye wakigishije ugasohoka tukigira muri gare ufite gahunda zacu kwanza n'amasa Nabyo ndi kuvuga ntabwo ndi kubyumva. asuka mu gihe muri please Nuko kuma njeta mbere. Kira simbere ndavuga. Ndavuga muri mashuri zongera kurigaruka aruko ntibishoboka gose. Yakare. maze kwireba ari materi n'undi karikana nze kumureba basi akagura n'icyayi mu nakenge nzanigeze haka kugira ngo unibigishe ko turarushye batishoce dutesheje umutwe n'abavuzi yego nyine tsira nyine itsira hino dore n'ibindi dushobora kwerekana n'imashini ngo dukorere Ngiye mubwira ikibazo kibaza nanga. cyangwa ibintu byose biri mu bw'inzira yo ubwo nyine nuko dushaka kubikwereka nyine uri hagati ngo dushayigira hetse Atasi. cyangwa ushaka ko ushaka nta kibazo ngaho basigira hetse Akusemba bwiza iki? arimo ati nawe igihe twakubwiye ntabwo uri kutwumva wakigiye hino ukigira hino ndakicara ubundi mu biro byawe ko nta ntebe zivugira wajya ngo bigende bite Wambwiye mpagaze. arimo ati niba umurwayi se Ubundi duhagaze. njye ntabwo mbasha guhagarara Okay, nurushije kureba. nabwo ndabikeneye Kandi kwandikira. nyine gira hino tukubwire nese ubundi turabura duhuje utazi n'ikibazo dufite dore basi nashyizemo igikapu n'ufite ubwoko bw'ibintu niko udashaka gusubira kwacu ariko ni bizaho kugira Kirekire n'iki? mate nyine twe turamukunda Turagukunda. Nkimbi babiri se? yego Akazakumira abanyarwanda we. Nkimbi babiri mu muramunda. cyane No mu kazi kunoza ubwo kazi mujye munyumvira u Rwanda rugeze. Ubwo turimo turare. Sibyo ni ibirenze ukubwira ko tugukunda cyose n'ikibazo Izere ko ariko bakunda ko kuba mbayobora neza. Oya. Niwe rukundo. bibaye byiza watugira abagore Babiri se? twe nta kibazo dufite cy'uko watugira abagore babiri kuko n'ubundi mpamvu ufite benshi muterete twebwe dukeneye ko dukunda nta kindi kibazo dufite Kuko mbona mwamara amaje. Twabara amajeri. mate ntabwo wumva ibyo tukubwira mbese intoki zanjye zirahanda ku buryo utari kumva kubwira akantu bati bagiye kagufunga umutwe kandi abantu bati cyagiye imvura yaguye niwe wamamagaye ngo nize kukurebamo hano yawe ibyirengagiza mate ahasanye mate wagiye wumva basi ukumva umuntu ukuri Ariko ndi wandukuye. ase niba umuntu agukunda n'ikibazo
Nese basi njye kwiyahura. Okay, ndabakunda. Ugende. Oya, ntabwo ari kwasanga bakadusubiza. Kuko gusa Asi wagiye ariko ahantu hari na kamera rege ihari. akoze imyaka 25 ariko. None se ntabwo tumwana rege. Ari mate tumaze gura n'abantu benshi nabo. Agiye mugaterana bwa muri bwagiye ku mwami. Asi ni bari kwishaka. Ndababwira Ani mate wagiye wihanga. Musoka hanga. Ase ni mate wagiye kagufunga umutwe papa twumva. Ase Okay, wagiye. ndumva wabifashe umva se kabarika nyine kaneze Nure mu ndimwe bigifite inyamupfu. Waza kwameza mu. ako nyine Ase uramwana ni. uva mu bwisi yanjye ntuhafata gwaya kabisa Ase ani mate basi wagiye wumva. N'undi uracyari umusore rega ntabwo urashaka. Reka manze ubwire ikintu kimwe. Ukuri kunyegereza izo ntoki zawe. Ase wimbwira. Umenye kuri murakongeza umurusho wako umva. Ase wimbwira n'abari mate. Uzo muri murakongeza. Ase wagiye kabasi. Uri gukongeza ushaka kuzongura mu buzima. Ase amate akoze amate ujye gukunda n'icyaha niba gukunda n'ikibazo. Ase wagiye kane mate. Ase w'imungu urabona aryamye. Wanyumvishije kumukunda. Akoze mvuge Ase waretse tukuganira turi hano turi babiri twenyine. ibyo birakore kuvanga. Ase ni mate wagiye. Genda. No reka gukoresha. Ase ni mate. Genda. Ase wagiye wumva umuntu rwose. Undi bini ikibazo muraza naga byo gatsiri. Eh? Soka va nguje. Fata na bakaya. Ase ni mate. Soka ni. Kira. Genda. Vanga. Hanga ari mu ngata. Undi genda hereye winjinga hagira ngo hari kudambaye n'ikibazo ugiye kumpereza. Soka. Undi kuba umuntu agukunda n'icyaha. Nyine batusubize gukunda n'icyaha ko gukunda n'ikibazo. Akunda ari cyari kugena ibindi ntabwo ni mu gihe cyo. N'ubundi kintu narwaniriye birinda nyige nzanapfa nanyibanje kukigeraho. N'undi uzankunda wabyanga wabyemera. Ahubwo ngo tumugende. Nagenda n'undi uzankunda. Nshaka nzakurogeshe kuzankunda. Akubwiye gusohoka. Hambonera na. Byaragiki niba byaratanye umuco. Ariko se buriya simbayinjije. Aya. Veni seke ni myinshi sha ariko wagize ngo hari n'imikino si yagutama. Abona ko byari bimishije n'akazi. Sha. Ntabwo muri umutego satani yamumisha ahubwo ariko ese ni amadokima yasigaye. Naho ubundi ntabwo mwahekura igihugu reka u Rwanda rw'ejo mwirirwe ngiye rwandagaza oya kabisa kabisa. Gatsindwa na Nyagasani.